ashimwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Ufite impamvu nyinshi zo kumushima, nanjye ndazifite. Nimvuga ngo Yesu ashimwe ntago ari byo kubanza kwigaho, nta nubwo ari byo kubanza gushakisha. Icyo akora mvuze umuntu wabanza ukabyigaho, ariko Yesu ashimwe. Haleluya. Tumuhe icyubahiro. Yesu ni uwo gushimwa. Amen. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Yego, ni uwo gushimwa pe. Niwe udahinduka, niwe udahemuka, niwe utashakaho icyasha n'iki na kimwe ngo kibure. Uyu munsi wanshima, ejo nkatsikira, ejo nkakora ibinyuranye n'ibyatumye nshima, nkakora ibinyuranye n'ibyatumye nkunda, kuko ndi umuntu. Ariko Yesu ni uwo gushimwa ibihe byose, kuko wamushakaho inenge, wamushakaho guhemuka, wamushakaho bya bindi bijya bituma wikanga ku muntu, ntacyo wabona. Yesu rero ni uwo gushimwa, tumuhe icyubahiro. Nanone dushimye Imana rero ko yatuboneye uburyo ikaduha kuba mu nzu yayo n'iby'igiciro cyinshi. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. By'umwihariko nshimye Imana ko yampaye kugera mu nzu yayo kare. Iyo umuntu ari mu kazi ntabwo umenya ibiza. Hari n'igihe tujya dusohoka umuntu akakubwira ngo oya busubiye, hari ibintu nshaka ko. Ariko nshimye Imana ko mu byo nayisabaga inkuriraho inzitizi zose, sinze kuza siganwa n'amasaha numva umutima wanjye udatuje. Rero ndabishimiye ko yampaye kuza numva ntekanye, meze neza, inzitizi zose ikazikuraho, nkaba ndi muri uyu mwanya numva ameze neza. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Abishimirwe. Kadufatanye indirimbo ya 66 mu ndirimbo z'agakiza. Twinjire mu ijambo ry'Imana. Nageze ku mwami Yesu, none mu mutima wanjye harimo izuba ry'ubuntu rimurika iminsi yose. Umutima uraririmba yuko nawe rwose negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. Umutima uraririmba yuko nawe rwose negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. Umuriri w'ubuntu bwe uri mu mutima wanjye, agakiza ke muri nge ninkumuraba mu mazi. Umutima uraririmba yuko nawe rwose negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. None umwami Yesu Kristo namubereye ubuturo, ndetse nahawe umufasha, n'umwuka w'isezerano. Umutima uraririmba yuko nawe rwose negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. Umutima uraririmba yuko nawe rwose negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. Ubw'umwuka azabazaho, muzaherako mumenya yuko bicaranye namwe, byavuzwe n'umwami Yesu. Umutima uraririmba
rwose negereye umwami Yesu irimbana umunezero umutima uraririmba yuko nawowe rwose negereye umwami Yesu irimbana umunezero nukuri yatugezemo asigaye abana natwe ngwino w'Imana yera yozuwo mutima wawe umutima uraririmba yuko nawowe rwose negereye umwami Yesu irimbana umunezero ubwo Yesu azagaruka aje mu bwiza bw'ijuru nzahindurwa nse na Yesu rusheho gushima Imana umutima uraririmba yuko nawowe rwose negereye umwami Yesu irimbana umunezero umutima uraririmba yuko nawowe rwose negereye umwami Yesu irimbana umunezero. Amen. 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 Hallelujah. Ndirimbo ntabwo nari nyizi Mana nyiribiwe. Yesu ashimwe. Kangahe ngo ni 66 mu Gakiza. Mutima uraririmba yuko nabohowe rwose. Yandirimba inkoze ku negereye umwami Yesu ndirimba n'umunezero. Hallelujah. Ngo nukuri yatugezemo asigaye abana natwe ngwino nawe wiha Imana yera yozuwo mutima wawe ubwo umwuka azabazaho muzahera ko mumenya yuko nicaranye namwe ngo byavuzwe n'umwami Yesu ajya kugenda adusigira umwuka weraho ingwate yaravuze ngo umwuka naza muzamenya yuko nicaranye namwe umwuka ajya tuganiriza ukumva Imana irahari kandi ni isezerano Kristo yadusigiye. Umutima uraririmba uziko hari abantu babakijijwe ariko akumva ntabohotse rero umutima uraririmba yuko nabohowe rwose nawe mwifurije iyo ndirimbo kujya ugenda ukumva urabohowe kuko Yesu yaje kukubohora. Bwana sifiwe. Imana ishimwe cyane impaye uyu mwanya ngo dusangire ijambo ry'Imana. Nika mbabwire na umurimo w'Imana wose urakomeye. Ubu naratangira kubwiriza iyi agenda yanjye irimo ibyigisho byinshi ntari nzi ngo nzabibwiriza ryari byinshi pe. Ndanashima Imana ndi bubwiriza uwa mbere nabwirijeho bwa mbere kuwa gatanu nayitije umugabo ajya mu nama arayita. Noneho harimo icyigisho nateguye cyo neza atashye nimugorana amazi ngo agenda yanjye iri he arayishaka arayibura. Ndashima Imana kuwa gatandatu umuntu yarampamagaye ngo niwe runaka ndambwira mujye mwandika amazina muri agenda yanyu n'amakontakiti birafasha pe. Nukuri nari nahangayitse numvaga ntazi ahantu ndi buhere kandi numvaga ibintu byose mbifite numvaga biza ariko ibintu kuza nuko wabyanditse biragoye. Arampamagara ngo agenda yawe twayitoraguye ahantu yari yagiye mu nama nyuma y'umuntu aragenda arayimfatira agenda yanjye ndayibona numva ndatekanye. Rero urumva ko mfite navuga ko ari byigisho byinshi nagiye ngira ariko kuva bambwira ngo nzabwiriza nkabizenguruka byose nkumva wapi. Ejo ntago numva naryamye mu ijoro ryashize nyine utarabona ikintu kandi uzi kuri bukore n'ubutekanye icara munsi kunumva ibyigisho byose nkajya muri Bibiliya ngumva byanze ariko ndashima Imana nko mu masaa 8
nibwo numvishe nyine ibyo tugomba kuganira. Pastor wacu abaye nk'ubikomojeho arimo gusenga, aravuga ngo ahangaha ujye udusubirizamo intege mu bugingo. Mu byo turi buganire niyo Zaburi irimo ya 23. Tugiye kuganira kuri Yesu umwungeri mwiza. Yesu ni umwungeri mwiza. Yesu ni umwungeri mwiza. Turaza kureba igituma aba mwiza. Azi kuragira neza kurusha abandi bantu abari bo bose. Ni umwungeri mwiza. Kadusoma amagambo y'Imana kugira ngo dukomeze. Yohana ibice 10. Yohana ibice 10 duhere ku murongo wa 11, ariko icyo gice umutwe waho uravuga ngo umwungeri mwiza. Uyu ni Yesu banditseho ba Yohana, nawe ubwe yarivuze ko ari umwungeri mwiza. Ubwe yarabyihamirije aravuga ngo ndi umwungeri mwiza. Harimo amagambo menshi nashaka ko duhera hano. Uri mu rugo ushatse wazafata akanya ugasoma uburyo yavugaga ko ari umwungeri mwiza, ariko reka duhere kuri 11. Nigiye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite, kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Nigiye mwungeri mwiza kandi menya intama zanjye, izanjye zikamenya. Imana ishimwe. Bwana sifiwe. Umwungeri wacu ni Yesu, natwe turi intama ze. Bwana sifiwe. Haleluya. Umwungeri si hari umuntu utazi umwungeri cyangwa umushumba? Hari uwo? Hari umuntu utazi iryo jambo? Si ijambo twese tumenyereye? Ntawe rwose pe. Niyo waba waravukiye wenda ino twebwe twaje dukuze, ariko utazi umwungeri azi umushumba. Umushumba ni umuntu wese uragira amatungo runaka, waba ari umushumba. Ari nawe rero mwungeri turimo kuvugaho, ngira ngo ni ibintu bisobanutse. Akazi rero k'umwungeri cyangwa umushumba ni ukwita kuri uwo mukumbi cyangwa kuri iryo shyo bitewe n'icyo uragiye. Ni ukwita kuri iryo shyo cyangwa kuri izo ntama, ukazibungabunga, ukazimenyera byose, ukazimenyera nyine kubera ko ari zo nyine zikuri imbere, kandi ukaba uri umushumba. Nta kindi ushinzwe, ushinzwe izo ntama. Katwivugira intama kuko twebwe turi intama. Yego, twebwe rero turi intama, na Yesu ni umwungeri wacu. Noneho turi mu rwuri, ariho ahangaha ajya dukusanyiriza. Haleluya. Turi kumwe? Yego. Turashima Yesu rero mbere na mbere ko yaduhisemo akatuzana mu ntama ze. Kuko kutungana n'abandi aho bari, ntimugire ngo abantu bose ubu ni intama za Kristo. Hari abataraba intama, sibyo? Hari abatarinjira hano ngo binjire ni mu kibwo muri uyu mukumbi. Hari umukumbi aribo twebwe, hari n'urwuri. Ntabwo nabyitiranyije. Hari abataraza muri twebwe. Rero Yesu ashimwe ko yakugize intama, nanjye akangira intama, kandi tukisanga muri uru rwuri rwe. Abihererwa icyubahiro. Kuko turaza kureba umumaro wo kuba muri uru rwuri. Hari abadafite ayo mahirwe rero. Niyo mpamvu mvuze ngo Kristo ashimwe, we watwemeye nk'intama ze, mu gihe abandi bataraza, mu gihe abandi atarabakura hanze ngo abazane muri uru rwuri. Twebwe akaba yaraturebye kera, tukaba turimo turya cyangwa tubona ku byiza byo kuba mu rwuri. Abishimirwe kuko nta kiguzi watanze. Hari ikiguzi natanze? N'imbaraga zawe wagize uraza wisanga muri uru rwuri?
ni ibitekerezo byiza wagize uravuga ngo reka nisange mu ntama za Kristo, na Bibiliya iravuga ngo ntabwo ari twe twabanje kumukunda ahubwo ni we wabanje kudukunda. Turashima Yesu rero ko yaturebye akatugira intama ze, yarangiza akatuzana mu rugo akadushyira mu cyanya cye. Bwana sifiwe. Si uwo gushimwa Yesu ntiyakoze umurimo ukomeye muri iki cyanya. Ni heza pe, ni heza pe. Uwambaye ikirezi ngo ntamenya ko kera. Mu yandi magambo, ufite ikintu cyiza utaracyamburwa cyangwa utarabona ukiririra wagira ngo ni igisanzwe, ariko ntabwo bisanzwe. Kuba uri hano hantu uri intama, uri mu cyanya cya Kristo, Kristo ari umwungeri wawe, nanjye mpari, ntabwo ari bisanzwe. Abihererwa icyubahiro. Umwungeri rero nibyo nahoze mvuga, ahantu ahurira n'intama ni mu ishyo cyangwa mu rwuri. Hari ahandi ntabwo ari mu muhanda. Nuko icya mbere, ya ntama igombye kuba iri mu zindi ntama. Iri hanze ntaho bapfa guhurira, nta nubwo yayimenya, nta nubwo yayitaho. Kwa kundi twabonye ko umwungeri ashinzwe kwita kuri izo ntama afite, turimo gukoresha intama, cyangwa umushumba yita ku bimuri imbere yahawe kuragira. Ikibahuza mbere na mbere nuko ya ntama, twebwe twivugira intama, izi ikabanza ikajya mu zindi, noneho akabona kitwa umwungeri w'iyo ntama. Kabiri ni urwuri. Za ntama noneho zamaze kuza, arangije ashaka ahantu azajya azirebera hamwe akazitaho. Ni ukuvuga ngo uri hanze y'urwuri ntabwo wamubaza umwungeri, utari mu ntama ntabwo wamubaza umwungeri. Siko bimeze. Ubu nakwangaje umushumba kanitwe ko ndi umutunzi, nkamuhereza intama, ni ngizi uzindagirire, nkamwereka n'urwuri azajya aziragiriramo. Kandi nzajya kumubaza, intama yaririkwa mu maboneri ntamushyiriye muri ryashyo? Umuntu sinabamurenganyije, ariko izo namushyikirije gutya zimuri mu biganza, icyazibaho cyose agomba kukirengera. Kuko ari agomba kuzirebererayo. Izo namuhaye mu biganza akaba yemeye kuziragira, na rwa rwuri nkaba narumweretse icyaba kuri iyo ntama icyo ari cyo cyose, kubera ko azi neza yuko azishinzwe, agomba kucyitwararika cyangwa se agomba kukirengera. Bwana sifiwe. Noneho ahangaha ndagira ngo wibaze niba koko nawe ubizi neza ko uri mu rwuri ukaba ukiri no mu ntama. Uracyari mu rwuri? Urahari? Cyangwa warimutse wavuye mu rwuri, twebwe turakubona, ariko umwungeri yajya gushaka akabona n'uwari? Ubwo si uwo mwungeri mwazahurira he? Yazamenya ate se uko umerewe? Ni umwungeri mwiza pe, ariko uvuye mu rwuri, kandi uru rwuri rwe ntabwo ajya fosinga umuntu kurubamo. Oya pe, iyo ushatse kurubamo urubamo n'umutima wawe ubikunze, ubihisemo, atabiguhatiye. Niyo ushatse kurusohokamo urigendera. Ariko igihombo ni icyande? Icy'intama. Kuko iyo igiye hari ibyo ihura nabyo, byanze bikunze. Itungo ryose risohotse mu yandi matungo rigasohoka, byanze bikunze ntabwo rigubwa neza, ntabwo rimererwa neza. Hari akaga, hari ibyago rigenda rigahura nabyo. Bwana sifiwe. Uracyari mu rwuri? Birura birabisa birabishikanuza. Uracyari mu rwuri? Ese njyewe ndacyari mu rwuri? Uracyari mu ntama? Uri mu biganza by'umwungeri?
urumva neza ukiragiwe nawe cyangwa hari ahandi wimukiye? Bwana sifiwe. Yesu ni umwungeri mwiza. Hari n'igihe dutana twahura n'ibyo birura tukamubeshyera, kubera ko ngewe dusengana ndakubona nkagira ngo uri mu rwuri, ariko kera warimutse. Noneho wamara kona baza kurihisha, baza kubwira pasiteri bati buriya Oliva nubwo umubona ariko hari ibintu afite yaraturembeje. Ubwo none kera nigeze kugenda agira, nari mutoya nkakurikira abandi, bya bindi nyine byo kubona abandi bana bagenda nawe kumva wakwigendera. Ntago ari uko nyine byari ngombwa, ariko nkumva nanjye nashyushye. Noneho igitangaje naragendaga nkirirwa nicaye, amatungo akajya kona, nkaza no kuyasanga mu rugo baje kurihisha kandi nagiye kuragira. Noneho nkataha abandi bacyuye izabo, ngewe izo najyanye nkitahira mu rugo nke, nkasanga nk'abantu batatu ya matungo yoneye baje kurihisha, barantegereje ngo bankubite. Iyo umuntu rero yavuye mu rwuri, ubwo izo nazo zabaga zavuye mu rwuri zasize izindi, ariko zari zifite nyine umwungeri nkanjye. Ariko Yesu ntago ari umwungeri umeze nk'uko nari imeze. Oya, Yesu ni umwungeri ubera amaso intama ze. Iyo zisohotse rero nta kindi zikora, zirangiza rimwe na rimwe. Usibye no guhura n'ibirura, ziragenda zikangiza, kuko nta muntu uzikomakoma ngo azibwire ngo ahangaha ntago bajyayo, ahangaha ntago bajyayo, ahangaha ntago bajyayo. Oya, iyo zisohotse ziba ari ibyigenge, ziba zifite uburenganzira busesuye. Oya, zikora ibyo zishatse. Ese uracyari mu rwuri? Kuko uyu mwungeri hari ahantu agera akatubwira ngo oya, abantu bose se baragiye, nyine hari ukuntu komakoma kugira ngo hatagira ibyangirika. Nubwo yaba imeze gutya ijya kujya mu myaka y'abandi ukagira uti oya, ikagaruka ikaguma mu rwuri. Ariko iyo yasohotse, iyo ntama iyo yasohotse ikora ibyo yishakiye pe. Ese uracyari mu rwuri? Irerura umugaragaro, cyo bita kwerura. Ariko uracyari mu rwuri? asari gasizora, turimo kubivuga ukumva ukiri mu rwuri wowe. Niyo usohotse uhita wumva wa mwungeri muri kumwe agukomakoma akubwira ngo oya 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 oya. Urabyumva? Uracyari mu rwuri? N'utabyumva umenye ko wihaye uburenganzira, urwuri warusohotsemo. Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Turacyari mu rwuri? Yego, turi mu ntama. Imana ishimwe. Twabonye igihuza umwungeri n'intama. Twabonye ko ari uko abari mu ishyo, kabiri akaba ari hehe? Hari mu rwuri. Katwivugire ku mwungeri wacu rero, afite itandukaniro n'abandi bungeri. Ni nk'aha ngaha na hese atandukanye n'abandi bungeri pe. Ariyo mpamvu nkwinginga ngo niba wumva n'umutima wari utangiye kugenda buhoro uva muri urwo rwuri, kubera amajwi, kubera ibyo ubona, kubera ibikuzengurutse, kubera ko bya bindi byose bikuri mu mutima, ndakwinginze ngo ugume mu rwuri. Twongere twigarukire, tugume muri uru rwuri kuko ni rwiza. Uyu mwungeri ikintu cya mbere twabonye ni uko ataragirira ibihembo, ngo ni nyir'umukumbi. Iki kintu kirakomeye. Buriya umuntu ufite ikintu kitari icye ntabwo agiha agaciro nka nyiracyo, sibyo? Iyo ufite imodoka yawe uyitwaye, abapapa bakunda imodoka, ariko mana ni ukuri mukunda imodoka, twebwe twazigenda wayikubita no mu ariko niba ari ikintu nabonye bitwararika,
kandi nasanze atari uwanjye gusa. Bakunda imodoka kandi muzitaho pe, imodoka bazi kuzitaho. Ntago rero umuntu yaba afite imodoka y'ubwo nahereye kuba papa ngo agenda yikubita mu binogo ko yishakiye pi. Wapi amenya ahantu kuntu afunga gafera akayitwara buhoro kugira ngo ayibungabunge, kubera ko ari iyande, kubera ko bayimutije, kubera ko ari iye, ariko yihereza umuntu wayikodesheje gusa. Wakodesheje hari buyigusubiza atari imodoka ye bwite, uwo muntu se aragikubitagura, ahubwo yayandi yakwishyuye y'ubukode ushobora gukuba kangahe mu igaraje, kubera ko uwo mutungo si uwe, ntago ari uwe rwose pe. Rero umuntu ikintu ari icye akitaho kandi cyane, agishyiraho umutima we wose, agishyiraho ubwenge bwe bwose, agishoraho ubutunzi bwe bwose. Ntabwo uwo muntu wakodesheje imodoka yakumva ngo yapfuye ngo reka mbanze nyijyane mu igaraje mbone kuyitirura. Oya, haravuga ati iminsi bayinkodesheje yarangiye, kanyihereze nyirayo yirwariza. Siko bimeze, kubera ko atariye, ariko ariya wumvamo akantu gatoya gusa ukavuga uti bitaraba ibindi kanyitware. Ubwo ni urwo rugero rutoya twafashe. N'abana bawe na cya kintu cyawe ukunda ntavuze, umutima ukibaho, ubwenge bukibaho, n'amafaranga uyashoraho, ibintu byose kugira ngo bimere neza, kubera ko icyo kintu cyangwa uwo mutungo ni uwawe. Uko niko Kristo ameze. Bibiliya iravuga ngo ntago twacungujwe ibyangirika nk'ifeza n'izahabu. Kristo yadutanzeho igiciro cy'amaraso ye, yatuguze amaraso y'igiciro, ntago yadutakaza. Ntago twabaho ukuntu kose ngo umuntu wese adufate uko yishakiye. Oya, dufite agaciro gakomeye, turaba agaciro gahambaye mu maso ku kigero ntabasha no kubisobanura. Twebwe ibyo tuvuga twabitanzeho amafaranga aya ngaya, ariko we yadutanzeho ubugingo bwe. Yafashe uyu mubiri we, yafashe amaraso ye, yafashe icyubahiro yari afite, ngo jambo yahozeho, kandi jambo ngo niwe waremye byose, nanjye ndimo byose ngo byaremwe nawe. Uwo niwe Kristo kuko niwe jambo, ariko yemera gusiga icyo cyubahiro, araza yigurana twebwe yaremye. Ngo yari afite icyubahiro, yari afite, nawe ibaza umwana w'Imana, ariko aravuga ngo oya, ibi si ibyo kugundirwa, reka nemere mbisige, ngende bantuke bansuzugure, mbambwe ku musaraba mfurupfuru. Ariko bariya abantu baze babe intama zanjye, mbashyire mu rwuri rwanjye nabo bagubwe neza. Umwungeri wacu rero ni uwacu bwite, nta wundi muntu aragiriye, ariragiriye. Nuko ikintu wifitiye gutya muntu ubizi neza ko ari cyawe ugiha agaciro, niko dufite agaciro mu maso y'Imana. Icyo cy'isi cyangwa iby'isi ndimo mvuga nta nubwo ari urugero rukwiriye, nagereranya n'agaciro dufite mu maso y'Imana. Kristo turi umukumbi we bwite, uri intama ya Kristo bwite. Ujye ugenda wumve uguwe neza, wumve uri uw'agaciro, numve ndi uw'agaciro. Atandukanye rero n'abandi baragirira ibihembo, kuko uragirira ibihembo we twamubonye. Icya kabiri, ntagahindurwa n'ibihe. Bwana sifiwe. Umuntu uragirira ibihembo, buriya imvura iguye nta cyizere ngo uhaye yuko azaguma inyuma y'intama zawe. Nabona aho kugama azagenda yugame, sibyo? Nanjye ari jyewe rwose mbonye aho kugama nagenda nkugama zikaguma aho ngaho. Ubwo izo nasanga ni izo cyangwa nkajya kuzishaka nyuma, ariko nakugama. N'izuba ribaye ryinshi ndagirira ibihembo, ntago ryanyica akanya gato, ariko najya kugama nanjye nkarihunga, nkaza kuzishaka nyuma nkazegeranya cyangwa zabura ukankata, ariko izuba ritanyishe. Uko niko abaragirira ibihembo bameze.
ariko uyu mwungeri wacu ntagahindurwa na seasons. Oya, ngo imvura yaguye arakuragira, muragumana, muragendana, arakomeza akaba wa wundi. Ariko turimo kubyumva ngo izuba ryavuye, ngo abantu bagiye kugama kuko ryagucanyeho. Hari igihe n'abantu ribacanaho n'abandi bakajya kugama gatoya, abo mwari muri kumwe. Reka akavuga ati byibuze naragutwikira, ariko noneho ndumva amaboko arushye. Ubona sifiwe, naragutwikiriye izuba riva, ariko noneho ndumva amaboko rwose arushye. Nanjye reka njye kugama akazuba, akakubisa akagira gute, akagenda. Imvura yagwa akagutwikira, ariko akaboko karuha, akavuga ati reka da kambe ngiye, imvura isigara ikunyagira. Ariko uyu mwungeri wacu mu mvura akomeza kuturagira neza, mu zuba akomeza kuturagira neza, ibihe ibyo ari byo byose ajya akomeza kuturagira neza. Yesu ni umwungeri mwiza. Icya gatatu, nta giteye ubwoba n'iki na kimwe cyatuma asiga umukumbi we. Ariko ibi bintu byanejeje, byafashije narabisangira nawe. Nta kintu gifite amaboko, nta kintu giteye ubwoba cyaza ngo kimukange, ngo avuge ngo reka njye kwihisha byibuze menye izavuyemo, ariko ibisimba ishoboye. Nta giteye ubwoba n'iki na kimwe cyatuma azibukira umukumbi we. Kristo ni umwungeri mwiza. Ntacyo ngo intare yaje, ngo abantu babibonye nabo barakangarana, ngo ubwo asize intama ye, ngo aravuze ngo aragiye. Nta kintu n'iki na kimwe giteye ubwoba cyatuma areka umukumbi we. Kristo ni umwungeri mwiza. Bwana sifiwe. Amen. Umwigireho. Ni umwungeri mwiza. Ahandi ujya nta muntu wabona ibiteye ubwoba ngo mugumane. Hari aho agera akavuga ngo ndigendeye, ibihe byahinduka none se ntitubizi, akavuga ngo ndigendeye. Ariko muri uru rwuri turi, umwungeri ufite ajya abana nawe ibihe byose, nta giteye ubwoba gishobora kuza ngo avuge ngo ori ndigendeye rwose pe. Oya, oya, azirongazi cyangwa se kuva ndi intama yarabyemeye ndi mu rwuri rwe. Ni bya bindi navuze, agomba kunyirengera. Mu zuba aranyirengera, mu mvura akanyirengera, mu misozi akanyirengera, mu bibaya akanyirengera, mu marira akanyirengera, mu bukene akanyirengera, no mu bukira akagumana nanjye. Hari aho wabona uwo mwungeri? Yesu ni umwungeri mwiza. Guma mu rwuri, komeza uw'intama, hicara utuze, hicara ugubwe neza. N'ibitarakemuka ni igihe gusa, ni igihe gusa cyonyine. Ariko si uko uyu mwungeri ugushumbye hari ikintu yabuze. Bibiliya iravuga ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, yewe usibye n'ibiyuzuye ngo n'abayibamo nabo ni abayo. Kubara 23, 22 haravuga ngo Imana yabakuye muri Egiputa ngo niyibajyana, ariko be niyo nashakaga. Ndimo kubabwira ngo nta kintu giteye ubwoba kuri iyi ngingo. Be iravuga ngo ifite amaboko nk'ay'imbogo. Ifite amaboko nk'ay'imbogo. Mu yandi magambo, ni inyembaraga ku kigero utabasha kumva. Niyo mpamvu nta kintu cyaza ngo kitere ubwoba, ngo kivuge ngo izi ntama zireke, iyi ntama yireke, ibi ngibi ntiwabishobora. Imana yacu ifite amaboko nk'ay'imbogo. Nta kintu na kimwe gikomeye cyaza ngo kitere ubwoba. Guma mu rwuri, komeza ube intama ya Yesu. Ni umwungeri mwiza. Katurebe umumaro twihuse wo kuba mu rwuri rwa Kristo. Icya mbere, izi ntama ajya zimenyera ibihe. Azimenyera ibihe. Amenya ngo iyi ntama ikennye iki ngiki muri iki gihe, reka aba ari cyo nkora.
uziko n'umubyeyi hari igihe yibagirwa ibyo umwana akennye. Ni ukuri bibaho. Ntumbwire ngo ngende umubyeyi uzi kuzuza inshingano neza, ariko hari akakwisoba ukavuga uti uzi ko akangaka nako, ariko Kristo nta kintu na kimwe kimwisoba. Ibihe byose tugezemo amenya icyo dukwiriye. Ibihe byose dusohoyemo byaba ibikomeye aravuga ngo icyo akeneye n'imbaraga, reka nzimumanurire. Ibyo ugezemo akavuga ngo ahangaha ntabwo akeneye imbaraga, akeneye ubwenge, reka mbumuhe. Ukagera ahandi akakureba akavuga ngo ninamuha udufaranga arakorwa n'isoni, ahangaha si amavuta n'imbaraga akeneye, reka muhe udufaranga. Atumenyera ibihe, azi ibidukwiye, imenya ibidukwiye mu gihe nyacyo, ntacyo yavuze ngo gihere. Izi ibidukwiye kandi mu gihe nyacyo. Wowe icyo utekereza ko ari igihe wishaka kuyereka igihe, kuko irabizi kukurusha. Itumenyera ibidukwiye, itumenyera ibihe, ikamenya ngo akenye iki, reka ari cyo muha. Wowe ukavuga uta amafaranga, ikavuga uti oya kambe nguhaye imbaraga wambuke hano, kuko nguhaye amafaranga wagwa hano. Murumva kuntu atumenyera ibihe? Nguhaye amafaranga nubwo ari yo usaba ushobora kugwa hano, ubugingo ntuzabubone. Kanguha imbaraga ubanza ugere hariya, numara gukomera umaze guhagarara nzaguha amafaranga. Uti mana ngewe amafaranga, ikavuga iti ndaguha imbaraga zo kugumana nanjye, noneho nutambuka ukagera hahandi nzaguha ya mafaranga. Kamaze guha imbaraga nicyo kingi, kuko ninguha amafaranga usaba aragutsinda ino uraguma hano hagwe, ariko nimara kugukomeza nkaguha imbaraga zikakugeza hariya n'amafaranga nzayaguha. Atumenyera ibidukwiye noneho no mu gihe gikwiye. Kabiri, ajya dusubiza intege mu bugingo. Niko Zaburi ya 23 nanze kwirirwa nyisoma kuko turayizi. Ntimuyizi se? Umurokore utazi Zaburi ya 23 we mana yanjye cyaba ari ikibazo gikomeye n'ukuri. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ansubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza, untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, usize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen, amen, amen. Ajya dusubiza intege hehe? Mu bugingo. Arabizi ko tukiri mu isi tujya ducika intege, tujya duhura n'ibidusubiza inyuma, tukumva twatentebutse, akavuga ngo reka nongere ndudubirishe imigezi y'amazi y'ubugingo, kuko yatentebutse. Akadusubiza intege hehe? Mu bugingo. Tujya tugera igihe tukumva twacogoye, ariko ukajya kumva numenye nk'akantu kaje, Imana ikakuvomerera ukumva birongeye biraryoshye, ukumva byongeye byaje. Ni Kristo, ni wa mwungeri wamenye igihe ugezemo ko ari cyo gucogora, wongeye kugusubiza intege hehe? Mu bugingo. Haleluya. Gatatu, ajya tuyobora inzira usibye niyo gukiranuka. Ajya tuyobora inzira. Hari igihe ujya kunyura hari akakubwira ngo oya nyura ahangaha uyu munsi, hariya nubwo ariho umenyereye, ariko nuhanyura oya nyura ahangaha. Nezezwa nuko Yesu anyobora, nisunze umukiza ukomeye, sinyiyoberwa inzira nyuramo, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya yewe, nisunze umukiza ukomeye. Muri rwa rwuri hari
igihe tujya gutana akabona ahantu tugiye kunyura akavuga ngo oya ngwino iyi nzira niyo ukwiriye kunyuramo, ajya tuyobora inzira dukwiriye kunyuramo. Kane, izo ntama ze ajya azibera ihumure. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe kuko uri kumwe na mama, kuko uri kumwe na wa wundi, kuko uri kumwe na ariko kuko uri kumwe na wa mwungeri. Mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu se mama twajyana ugira ngo nta muntu umujyana, nta muntu umujyana. Ariko mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu nicyo kintu Dawidi yavuze, kandi umuntu wese atagera. Aravuga ngo aho naho sinzatinya, kuko mbizi neza ko nzaba ndi kumwe na wa mwungeri wanjye. Mu bikomeye ajya tumanurira ihumure. Nta kindi cyari gukomeza Dawidi, nuko yari azi ko ibihe byose ajya acamo bimukomereye, wa mwungeri ajya aza akamuba hafi. Aduhumuriza ate? Tujya twumva ijwi rye, tukumva amajwi akaza akaba menshi akaduca intege, ariko ijwi rye rikaza ritandukanye n'ibindi byose, rikatubwira ngo oya, sinzakureka, sinzagusiga, sinzaguhana, ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, icyubahiro cyanjye sinzagihunda. Ugahita uvuga utuzi ko ya majwi ataye agaciro, kubwe azabyikorera, nta cyatuma izina rye ritukwa. Rya jwi rye rikadukomeza, natwe tugakomeza. Bwana sifiwe. Ajya ahumuriza intama zo mu cyanya cye. Guma mu rwuri, ukomeze kuba intama ya Kristo n'umwungeri mwiza. Ajya azirinda gukorwa n'isoni z'intama. Ubwo nimvuga intama mwumve nyine, ngo ntunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Uzise ngo gukorwa n'isoni byababaza umwanzi wawe? Ego, gukorwa n'isoni umwanzi byamubabaza? Cyangwa yavuza impundu, yavuga ati ibi nabyo ni ibirori kuri jyewe kabisa. Ariko wa mwungeri wacu nabo tutazerega bo mwibanga, hari abanzi bo mwibanga. Uriya uwo wamenye ntacyo atwaye, ariko hari n'uwo mwibanga ugira ngo ni inshuti kandi ari umwanzi. Noneho wa mwungeri wacu kubera ko azi ibihe, azi n'abantu n'imitima arayifite, akavuga ati aka kantu nigacika gato arakorwa n'isoni, akavuga ati reka ngakorere ko iyo ari intama yo mu cyanya cyanjye, akakurinda gukorwa n'isoni. Guma mu rwuri rwa Kristo n'umwungeri mwiza. Akanyuma, izi ntama zifite ubugingo, kuko yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Izi ntama zifite ubugingo. Bwana sifiwe. Ndakwifuriza kuguma mu rwuri, ndakwifuriza kuguma mu ntama za Kristo, kuko niwe mwungeri mwiza udafite aho ahuriye n'abandi bungeri. Hanze ni habi, hanze ni habi, hanze nta cyiza kiriyo, nta mugisha uriyo, nta mahoro ariyo, nta byishimo biriyo. Cyokoze n'ibiriyo n'iby'igihe gitoya, ariko mu rwuri naho byatinda, iyo bije biza ari iby'igihe kirambye. Imana idushoboze kandi tubashishe tugume mu rwuri. Imana ibahe umugisha cyane. Murakoze.